Reka nkomeze ngushimire ko bana natwe wowe wakoze subscribe n'abandi kandi batari bakora subscribe, ukora subscribe nonaha kugira ngo ukomeze kubona ibiganiro byacu mu buryo butandukanye kandi ubujye ubona buri video yose tugiye dushyira kuri The Gospel Hill. Ni YouTube channel itugezaho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Uyu munsi twaba tugarutse kugira ngo twongere tubakorere video ibigisha gusiga irangi, ariko tubanza kuganira ku ijambo ry'Imana kugira ngo tujye turya ibyo kurya by'umubiri, turye n'ibyo kurya by'umwuka. Nasomye ijambo hano mu gitabo cy'Imigani igice cya 20, turasoma ku murongo wa 4. Umurongo wa 4 uranditse ngo nzarimira nawe umunyabute ntiyihingira atinya imbeho, nicyo gituma mu isarura azasabiriza kandi ntagire icyo abona. Nakwibaza ngo ese nawe urashaka kuba nzarimira nawe umunyabute? Ushaka kujya ubyuka nta kintu ukora, nta kintu witayeho kandi uri bushake kurya? Uko byagenda kose hari ubuzima tutagomba gukwepa, uko byasa kose Imana igira ukuntu tugenera, ariko natwe twabyutse tukabadaduka tukirukanka imisozi tugashakisha. Imana y'amahoro ibane namwe kandi ikomeze kubagwira imbaraga z'umutima, kuko muba mwagize umuhate wo gukurikira. Ngwino rero twigane, ukomeze ukurikire video zacu uko bwije nuko bukeye, wige ukuntu wasiga irangi, ukuntu wamenya uko ukoresha amaboko mu buryo butandukanye. Hanyuma ukomeze kubana natwe isomo kurindi, ariko ikintu cya mbere na mbere nge mpagaciro kurusha ibindi byose ni ukubaha Imana. Umwanditsi w'Imigani ho yaranditse ngo ni mu Migani oya, n'umwanditsi ni Yobu, ngo maze ibwira umuntu iti, ni Yobu 28:28. Yego, reka tuhasome naho. Maze ibwira umuntu iti, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Uwiteka aguha umugisha wowe ubana natwe iminsi yose. Umurengezi wacu ari bugufi kandi azaza, ye guceceka. Ndumva ngiye kujya muri byinshi, ariko tuvuze ijambo ry'Imana tugasangira ibyo kurya by'umwuka, hanyuma tukagerekaho ibyo kurya by'umubiri. Twige gusiga irangi dukoresheje amaboko yacu, bityo biturinde ko mu gihe cy'isarura tuzasabiriza kandi ntitugire icyo tubona. Niko mu gitabo cy'Imigani batubwiye, Imigani 20:4. Imana iguha umugisha. Ngwino twigane uko dushobora gukoresha amaboko tukayabyaza umusaruro. Nta gishoro bisaba. Wowe nkandira subscribe, ukande like, share na comment kuri The Gospel Hill channel. Twarebye imiseno twakoresheje muri video y'ubushize, ko ari ubwoko bubiri. Uyu munsi twazanye undi museno wa 3 wo ufite epeseri ya 360. Twongera kunyuza kuri uru rukuta kugira ngo urukuta rwacu ruze kuba ruri smooth. Ureba urukuta ukabona rumeze nk'urupapuro cyangwa se ari urukuta rwiza rumeze neza. Ibi bigira umumaro mu gihe hari inyamaswa yinjiye mu nzu, ndavuga nk'imbeba. Iyi mbeba, reba hariya muri iriya nguni, iyi mbeba yinjiye mu nzu ishaka kurira iciye mu nguni, kuko buri iyi mbeba izamukira ku nkuta ebyiri zibangikanye. Akaguru kamwe igatera hirya, akandi kagatera hino, ubundi kazamuka igenda iparamira. Ariko kuri uru rukuta rumeze gutya, rwaponshejwe gutya, runyerera gutya, imbeba ntishobora kuruzamukaho. Ntibibaho, imbeba ntishobora kurunyuraho. Ngaka akamaro ko kugira inzu ifite urukuta runyerera, ntabwo imbeba ishobora kuruzamukaho. Ikindi, inzu bimeze neza. Ubundi rero turarutegura tugatangira tukarusiga irangi. Reba ukuntu irangi rishyirwamo muri ruro. Itegereze neza. Ruro uyikaraga hejuru y'irangi ikagenda ifata irangi ugasiga.
ukagenda ugasiga. Urabona ukuntu umuntu agenda asiga akazenguruka inzu yose. Ikindi, ntabwo inzu bayisiga rimwe ryonyine ngo bibe birarangiye. Oya, biba byiza iyo usize byibura inshuro nkeya ari ebyiri. Usiga inshuro inkeya n'ebyiri, ariko ubundi binabaye byiza wasiga n'inshuro 3, 4, bitewe n'uko urukuta rwawe ubona ko runoze. Niko ubutaha nzabakorera video igaragaza neza uburyo umuntu afunguramo irangi, detaye y'utuntu tumwe na tumwe. Reba nka kuriya umuntu asiga akageza hejuru, ariko buriya ntabwo haba hameze neza, ntabwo haba hahuye. Nzabakorera akandi gatotoriyo kabereka uburyo umuntu agenda ahuza hejuru, umuntu uburyo ahuza mu nguni, ku mpande hahandi ruro itabashije kugera, no hasi aho ikaro rigarukira, cyangwa se kuri plente, ku mutwe wa plente. Ibyo byose nzagenda mbereka ukuntu irangi barifungura. Ubundi tugende dukomeza kuryoherwa na video tugenda tubagerezaho. Ariko ijambo rya mbere, twige gukiranukira Imana, twige kuba abana b'Imana, twitoze kugendera mu nzira itunganye. Undi ni nacyo kigenderewe, ariko nk'uko ubuzima bwacu buri, ntabwo twagaburira umubiri ngo dusige umwuka aba mu mubiri, kubera ko umubiri uhari. Umubiri nawo ugira umwuka kubera ko uwo mwuka ahari. Niyo mpamvu tugaburira uburyo bwombi. Imana ibahe umugisha, kandi umwuka w'Imana akomeze kubayobora muri byose, abereke byose, abemeze. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka atwemeza iby'ibyaha byacu, tukihana tugakiranukira Imana. Ibisigaye Uwiteka barinde, kandi imbaraga z'Imana zibagote. Umwuka wera akomeze kubayobora muri byose, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.